nk'uko mubibona twasuye aho inzira y'umusaraba ikingwa nk'uko mwari mwarabitse reka tuganize madamu Kamarade. jewe nkiza mu nzira y'umusaraba numvaga cyane kako bwari ubwa mbere ngiye kuri kamera no guhura n'abantu benshi ariko uyu munsi omwe numva narakiye. Mu buryo burambuye turaza kuba twabereka mu kanya uburyo urugendo rwose rwagenze, uburyo ibintu byari byifashe. Icyo gusa ni ukunkurikirana ndetse ugakana subscribe kugira ngo utazajya ucikwa ibintu nk'ibi ngibi, kandi ndabizi ko ari benshi muba mubikunda kandi mushaka kugira ngo mubone byinshi cyane. Tugiye kuba twaganiriza rero cameraman ku bintu bikeya cyane, ubundi mbereke uburyo ibintu bye byifashe, mbereke uburyo urugendo rwagenze aho naciye hose, ngende mbereka nyine kugira ngo namwe nimushaka kuzaza kubasura muzamenye aho muzabariza, kuko twifuze yuko nimba koko mudufana muzaza kuba mwareba uburyo ibintu biba byifashe. Katuganize cameraman ukamera inzira y'umusaraba, tumubaze uburyo biba byifashe kuri set, uburyo bari gukamera, tumubaze n'ahantu. Uyu niwe mugabo ubu uri inyuma ya filime bita inzira y'umusaraba. Cyameze fresh tu. Ubu ngubu turi mu cyaro, ariko turi mu cyaro twagiye gukora ahantu bahinga. ngambwira rero filime inzira y'umusaraba ubundi kuri wowe uyifata nka filime imeze gute? Ni filime nziza tu. Nayigiyemo ibintu byinshi. Uwo mukobwa uri kumbaza nubwo yitsimbye banyigishije boro zo kwiruka. Okay, ngira ngo namwe mwabyumvisha yuko tugiye kuba twabaganiriza byinshi, kuko mfite undi munsi nzagaruka kubasura. Rero nawe ufite igitekerezo cyangwa ufite ikibazo wumva wababaza, wowe wifuza ko twaganiza, ndagira ngo ujye muri comment tubwire wowe wifuza kubaza ikibazo cyangwa wowe wifuza kuba twazaganiza muri video izakurikira iyi ngiyi. Rero tugiye kuba twagendana mu rugendo rwose nakoze kugira ngo mbashe kuba nagera ahantu ino filime inzira y'umusaraba, dore ko byari urugendo rukomeye cyane, ndetse ndagenda ndababwira uduce nagiye ncamo kugira ngo uwifuza kuzayisura wese azabashe kuba yahagera. Let's go, twagiye ubundi turebe ukuntu byifashe. Urugendo rwacu turarutangiye, aho umunsi warabyutse neza nk'ibisanzwe, ikirere kimeze neza, imvura ntayo, ubona ko ibintu byari neza mu gusura ahantu ino filime inzira y'umusaraba ikinirwa. Rero nimba ushaka kugira ngo umenye byinshi, ndakugira ngo kandi subscribe kugira ngo ibintu bijye ushobora kuba byakengera muri kubibona. Gusa munyihanganire bo ndahagera kubera ko urugendo ntago narushye cyane yatari, kuko ubu ngubu ngiye kugerayo bambwiye ko ari imbere n'iminota nka 30. Tugiye kugenda tuganira ku bantu bakinira filime inzira y'umusaraba, bamunatubwira ese mubona Fabiola ndetse na Rugemwe na Nyirantambara bitewe na role bakina ari abagome berekana ko bafite umutima mubi, mwamubona arinde bigaragara yuko ari umugome. No mu buzima busanzwe kujya bavuga ati wenda mbonye Nyirantambara cyangwa Rugemwe cyangwa Fabiola, mba mbona no mu buzima busanzwe baba ari abagome babi cyane. Mugira muri kubona ko nerekejeyo, nabyutse ya Rubika, ubu turi mu masaha ya 3. Gusa najyanye mutubwire wowe ubona arinde, buryo mvuga ngo uyu n'ubundi iyo mubonye mu buzima busanzwe bamona ari umugome nta keza ke, bamona ari umugome cyane kabisa, ku buryo ubaye wenda umukoreye ikosa ubona kurya n'amenyo. Kugira ngo mutubwire mujye muri comment mubashe kuba mwatubwira kugira ngo ibintu bishobora kuba byajyaho, ko ubu ngubu ubona ko isaha ni byiza cyane. Rero ku bantu kumeza kugenda mumbaza ati se bameze gute kuri seti, ese Nyirantambara Fabiola ese iribagiza we na Cyosa ibyaho bimeze bite, ese n'usanzwe barakundana? Dore ko hano baherutse kuvuga ati Nganita na Kamarade ngo n'undi basanzwe bakundana. Ibyo bintu biri kuvugwa cyane, rero ndagira ngo namwe mutubwire koko niko mubibona. Mubona Anita ndetse na Kamarade n'ubusanzwe mu buzima busanzwe bakundana cyangwa ni filime? Kandi icyo kibazo nabajije nyamazemo nta kinsubize, nabajije ati ese muba mubona namubona Nyirantambara na Fabiola ninde mu buzima busanzwe mubona n'ubundi asanzwe ari umugome nyine tuvuye kubira byo kubyana rero mubona n'ubuse basanzwe ari abagome cyangwa mubona wenda ari nk'ibintu bakina? Okay, aha kandi ndabona aho nangiye gukata, dore n'ahangaha gusa twaba duciye kure cyane ko tugiye guhera mu cyaro aho bakina nyine hari ahantu bita Iribagiza yahungiye. Mwabonye abantu Iribagiza yagiye acikiye kwa Rugemwe bamuhaye icumbi, niho tugiye guhera kuko turi mu masaha ya 3 twuno abagiye bagiye gukora scene berekana uwo bita Isimba ari guhinga, uburyo nyine yari guhinga, ubona ko warize ko Isimba yagiye ahantu mu cyaro akabwira ati ahantu uje ntabwo ibintu byoroshye, ntabwo ari neza, ubuzima warubayemo bwibagirwe kuko ahangaha dutunzwe no guhinga. Rero niho twerekeje kugira ngo tubashe kuba twareba ukuntu ibintu byifashe. Murabona ahantu mvuye ni kure cyane, narushye kweri. Rero ugiye udakanda subscribe umpemukiye cyane, ngira ngo nimba kuko nawe wibaza ati aha hantu
ndaza kuba nababwira inzira zose nacamo kugira mbashe kuba nagerayo, mbabwire aho waca, mbabwire ahantu duce twegereye kugira ngo mwese mubashe kuba mwahamenya, bifuza kuba mwajya kubasura muzabashe kumenya aho muca. Okay, munyihanganire ibintu bibaye ngombwa yuko hari ukuntu gufata mu mujyi, gusa n'ubundi gahunda yari ugutembera tugenda tureba nyine uburyo tunagera inzira y'umusaraba, ariko gahunda ni yayindi n'ubundi turagera, ariko nanabatembereje umujyi wa Kigali ku bantu mutawuheruka. Hari ukuntu ngiye gufata mu mujyi ndavuze ati n'ubundi ko gahunda ari ugutembera, n'ubundi intego nyamukuru ko ari ugutembera tukareba uburyo byifashe, tunaganiriza abakina inzira y'umusaraba, n'ubundi nkaba ngiye mu mujyi wabatembereza tukagenda tureba n'ukuntu ibintu byifashe ku bantu mutaheruka, ndetse munibaza byinshi cyane bavuga ati se ndabizi ko hari abantu benshi mwaba muri mu ntara gusa mutari mwahagera, gusa tugiye kuba twatembera tureba uko ibintu byose byifashe, tunakomeza tujya kureba kuri seti uburyo biba byifashe, kugenda mubibona umujyi warahindutse byadanje ku bantu muba mutaheruka, murahagera ukagira ngo ntabwo ari ahantu wahoze, umujyi warahindutse byatari. Ubona ko namaze guca mu mujyi, gusa tugiye guhita tumanuka iwantu mpite mfata moto ubundi tuhagire byihuse, ni ukubita tubangura kabisa kugira ngo tugende ku bantu babwira ati munkurikirana, ngiye mbabuza ku mutima byatari, mbabuza ku mutima kugira ngo ibintu birusheho kugenda biryoha kandi dukomeze kugenda tumenya byinshi, tunababwiye ko aha ngaha ariho bibera, ndetse ariho n'ibintu byinshi bizajya bigenda bikemurika ku bantu bibaza byinshi, ndakeka aha ngaha rero muraza kuba mwasobanukira byinshi cyane.